Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Inkuru mbi cyane, inkuru ibabaje itugezeho aka kanya, naho mu karere ka Kamonyi ubu ngubu tuvugana hamaze kubera impanuka y'imodoka ihitanye ubuzima bw'umwana w'imyaka 15. Shoferi wari utwaye imodoka ashaka gukizwa n'amaguru ariko abaturage baramutangira. Uraza kumenya mbese iyi mpanuka yatewe n'iki, yabereye mu kahe gace, ese polisi y'u Rwanda yo yatangaje iki nyuma yo kubona iyi mpanuka iteye ubwoba yahitanye ubuzima bw'umwana w'imyaka 15. Ibi ngibi byose rero bikubiye mu makuru uyu munsi twaguteguriye. Icyo natwe tugusabye nuko wajya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kazana ko mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba ba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye akarere ka Kamonyi nyuma yo kuzindukira ku nkuru mbi cyane, kubona impanuka nk'iriya ihitanye ubuzima bw'umwana w'imyaka 15 ngo ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye ubwoba. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere yongeye kubageza aya makuru, buri gihe mbabwira ko mugomba kujya munsi y'inkuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho n'akazugira kazana ko mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba ba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Inkuru ibabaje, inkuru iteye ubwoba izindutse ivugwa muri aka karere ka Kamonyi, naho impanuka iteye ubwoba y'imodoka yahitanye umwana w'imyaka 15. Motari nawe wari uri kuri moto ararusimbuka, Imana ikinga akaboko. Iyi mpanuka iteye ubwoba yabereye muri aka karere ka Kamonyi yabaye ahagana ku isaha y'isa sita z'amanywa zo kuri iki cyumweru tariki ya 11 Kanama 2024. Ibera kandi mu kagari ka Kabashumba, umurenge wa Nyamiyaga. Umanuka gato werekeza ku murenge, imodoka y'ivatiri yakoze impanuka igonga inzu y'umuturage irapfumura imusanga mu nzu. Umwe mu bari muri iyi vatiri yahise hasiga ubuzima, aho motari wari uri kuri moto imuca hejuru aho yari ahungiye ku kagunguzi kari kari hafi aho. Uyu mumotari kandi warokotse iyo mpanuka witwa Shimimana Abrahamu yabwiye itangazamakuru ko nawe byamurenze kubona arokoka iyi mpanuka, aho yavuze ko iyi mpanuka yabaye yatewe n'ivatiri yari imaze kunyura kuri hoho nayo yamanukaga yerekeza mu Kunguri. Avuga ko ubwo yazamukaga ava mu murenge yerekeza Rugobagoba, kuko yari afite urugendo rujya mu bukwe i Muhanga, yabonye ivatiri imanuka imaze guca kuri hoho, arebye abura aho ahungira ahitamo gusimbuka moto igenda ngo akize amagara ye, ariko icyerekezo ahungiyemo ivatiri iba ariyo yerekezaho. Aburahamu amaze kubona ibyo yahise aryama hasi yumva ko ibye birangiye, ariko kubw'amahirwe hari akagunguzi ivatiri kubwo kwirukanka ikanyura hejuru, ariko ntihagire ipine cyangwa igice cyayo kimukoraho. Aribwo yagendaga ikagonga inzu y'umuturage ikayibomora, ari nabwo umwe mu bari bayirimo yahise ahasiga ubuzima.
Amakuru avuga ko uwapfiriye muri iyi mpanuka ari umwana w'umuhungu w'imyaka 15 y'amavuko warerwaga mu rugo rw'umubyeyi bari kumwe bavuye mu mujyi wa Kigali berekeza mu Mayaga aho bari batashye ubukwe bw'abavandimwe babo. Umushoferi wari utwaye ivantiri yayivuyemo kibuno amaguru nyuma yo kubona umwe mu bo yari atwaye asize ubuzima muri iyo mpanuka. Hari amakuru avuga ko uyu shoferi yagendaga yivugisha ko agiye kwishyikiriza polisi y'u Rwanda ishami rikorera mu karere ka Kamonyi. Nyuma y'impanuka yari imaze kuba, motari Shimimana Abraham wayirokotse yateriwe n'abari batabaye bamujyana mu rugo kuko nubwo imodoka yamunyuze hejuru nimukoreho ariko yari yahungabanye cyane ubona asa nk'uwataye ubwenge. Uyu motari kandi atuye mu mudugudu wa Ruyumba, akagari ka Kabashumba hafi n'umurenge. Ni mu gihe kandi iriya modoka yakoreye impanuka yinjira mu nzu y'umuturage ari mu mudugudu wa Nkoto, akagari ka Kabashumba. Polisi y'u Rwanda ihora yihanangiriza abatwara ibinyabiziga kwirinda uburangare, aho ivuga ko abakora ayo makosa bazajya bakurikiranwa bagahanwa ndetse bakamburwa n'impushya zabo zo gutwara ibyo binyabiziga. Polisi kandi y'u Rwanda ihora yibutsa kandi ba nyiri ibinyabiziga kujya bitwararika ubuziranenge bwabyo no kujya bakoresha igenzura mu gihe kiba kigenewe kugira ngo birinde impanuka za hato na hato. Reka nkushimire wewe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio kandi nawe wakoze subscribe, wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Niba nawe utarakora subscribe, jya munsi y'inkuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugera kazana ko ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahandikirwa igitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe uko wumva amakuru yacu, icyo twahindura ndetse n'icyo twakongeramo kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe kandi utasanga ahandi hano mu Rwanda. Reka tubifurize kugomeza kugira umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.